Ndi papa sava. Agasozi kari agasozi. Ariko buriya sozi twinangiye turanezeza ntabwo ari kimwe n'umutwiriye iwacu. Ariko nongere mbikubwire wambaye neza. Ahubwo nari nzi ko nawe uribwiriza. Buriya rero abantu baba bamaze igihe bari kumwe gutya byanga byakunda warakwibwiriza nawe ugahita ugenda ukajya nka hariya muri raduka hakagura utuntu dusa n'utwaye. Iyo mihinda sinyanyigiye yo kwambara ibintu bisa. Ibyo bintu babyita guhinda mba. Mwiriwe. Neza papa sava. Bitesha. Komera shatana. Ndakomeye papa sava. Bitese. Ni byiza. Ngira ikintu mbazanira se. Urumva? Nibwo tukihagera twari kubitekereza. Nyine nkazana agakonje gatuma muhita mushira ibyuya. Twabanza ariko tukabitekereza tukakubwira. Sawa none. Ubu kubera ko njye hari utwongeyemo rero ubwo ni mu bitekereza murabwira hatunge. Nta kibazo. Babarira ngabanya ko tugana. Satana ndeka mva mubwira ngo turabigenza tuve muri iki kamereke. Njyewe ndarya inkoko n'ifiriti na pete mitsingi. Urarya inkoko se urumva nawe dusanga twicaranye hano atari wita bikeka. Hasi bikeka ibyo ngibyo bitwaye. Ngo urarya inkoko ngo n'ifiriti. Hanyuma se iyo nkoko nkavuga ko yari yagiye mu nda yanjye. Akose mane kubera iki ibitekerezo by'ubukene biguhora mu mutwe wowe? None se kamanze nkwereke iyo nkoko niwe urayishyura. Atana inkoko iraza kuri komande. Ndavuga ko nageze hano nkarya inkoko mbere inkoko yose nkayimara. Hakuze none se ugeza kubwira ko afite ikibazo se. Umva mubwiye ko ngiye kugenda. Ugiye kugenda wicare hari inyuma uri kumva kugira atana gusanga hano akagira ikintu atekereza. Hanyuma urarya utubroshete nka tubiri n'ikirayi. Ngaho nyumvira. Ahubwo none se ukumva twa broshete tubiri n'ikirayi ngiye byamaza ariko se nawe wagigereranya. Usigaye ugorana. Ase ngoye ne koko. Ubu uri kumva nditerura nkabwira umuntu ngo nariye inkoko ariko. None se ajya gupimira ibyo ugomba kurya. Ahonga nawe uri gukabya pe. Ariko nawe reka mbanze mwereke rero uzajya ubaho gisirimu. Kuba umuntu yavuga ngo sohoka genda ndagusanga aho ngaho ntabwo biba bivuze ko utafata icyo ushaka cyose. Ariko niyo nkoko ntabwo aba ari ngombwa ngo uyimare cyangwa ngombwa no kuba wariye. Tana nabyanze. Aho nyumvira none. You're welcome. Thank you. Mwari munshaka se mwari munyeho. Wowe tugushaka se? Dufite ibintu byinshi. Za jiko de chèvre, za mbavu, za kacumbari, nyamacoma, igitigu, bese salade mixte, missoise, du chef, bonne femme, salade, maître de thé, salade papa sava na sava, na mama sava, ni nyinshi cyane. Amasosi akonje nashyushye, sauce vinaigrette, sauce mayonnaise, harimo na za sauce taritare, ni nyinshi ibintu byinshi. Yari bishyushye n'ibikonje birahari. Banane grillée, pomme de terre, frites. Yose nawe kwicaranye hano. Na chicken na fish. Nawigeze gutumiza. Urumva tukiri gutekereza ku bintu dushaka gukomanda. Ntabwo muri buryo ubwo ngubwo. Ariko turarya. Hato. Karame. Genda ukore. Yego. Akaguru k'inkoko n'ikirayi kimwe. Hanyuma ukore n'inkoko yose n'ibirayi bibiri. Iyo nkoko ni yanjye. Ariko bagukorera amaguru abiri. Urankorera amaguru abiri, unkorere n'ibirayi bitatu n'udupeti dutatu. Udupeti tubiri nta kibazo.
none se ntibatunge ko nizeye mu gufata mu mutwe wenda ko ntigeze nzana bodo komande naho nawe nazanye bodo komande ibyo bintu nabise ngewe ndakubwiye ingo amaguru abiri urumva ukurikize wiki ibirayi bitatu ikindi udupeti edera udupeti urabanza utuntu tubiri uyu nawe ati inkoko none se atuye inkoko yose n'ibirayi 2 umena kawine unzanire glass ntunzanire bote none se inkoko n'amaguru abiri hatu uyu nguyu agiye kwicara hari inyuma hari undi muntu ugiye kuza niwe turi busangire iyo komande y'inkoko yose uyu mushyira amaguru abiri wabyumvise neza kombi ubwo byari bincanze ni ukuvuga ngo Tanazi we afite ahandi agiye kujya ku yindi tabure hanyuma nawe ukaba uri hano yego okay icyo kunywa wowe ntago wambwiye nakubwiye wine muzane bote okay no ndi kwinywera wine utangiye kuzanamo ibintu by'ubupeti none se kari ngiye ubinywa aribwo ari wowe ubinywa hanyuma se haguruka hano ugende uracyategereje ako nawe kubera iki ibintu byose ubu byihutisha agomba uzajya umenya kumva nshaka no kuba ndi kumwe naba yego ushaka ko badufata aka kanya oya nyine none agiye kuza atanya ni message akohereza tana ngara kagenzi byo genda genda yindaza kugukumbura tana wagiye ako warugiye se kandi narinje sinakubwiye ngo mwakirira hari inyuma n'icyo kunywa ubwo nyine urajya hari inyuma nyine byose ni hari inyuma okay sawa okay sawa noneho ubwo reka nakugereze umeze neza yego umeze neza cyameze neza shamba bari kandi nakerewe minota 10 yose it's okay minota 10 se si mikeya usa neza thank you nawe urasa neza cyane kana urabategura neza haba hasa neza cyane ariko nyine kwana nagutanze nabwiye nyine bagira utundi tuntu bahindura kuyaza gusanga ni sawa ni minota mikeya mamaze humura ufite ubwoba nta kibazo bari hese abantu bari hatungise hatungise ubu wabona yisubiramo mu gikoni ngwino basibasira bakajya kureba igeze aha yangaye ahandi ni sawa meze neza karame bitewe tu mukomere kashika ese ko mwagiye kureba abakiriya bakababura hari mbandi nari ndi kwakira mfite n'izindi komande ahubwo se Manud se ntabwo yabagezeho ni wowe hari wenyine none aho twabonye Manud ashobora kuba agiye hari inzoga agiye kurangura agiye gutanga komande okay zanira ka sito baridi moto ya moto okay shiri ababyeyi bameze gute se mucyaro ababyeyi bameze neza noneho ndanabakumbuye nshaka kuzajya kubasura yego byari mvuteganya kuzajya ryari nyine nimbona ibintu biri kugenda neza nzajyayo okay ya moto n'akarahuri n'ikirahure okay ntacyo ndaza kugushakira
utumbi nka magana abiri noneho umushoferi wanjye ndumva yagutwara uzabansubiriza sheri wanjye thank you yaboka merci uzabansubiriza nzabasuhuza nzabakubwira ibintu byose Kashika iminsi myinshi akato ndimo kwibaza ko wagira ngo noneho niba uri hano wenyine ubu nk'ibyo mu gikoni noneho ntibimara nk'amasaha nk'umunani katangirega burya iyo umuntu ari metre aba ari metre nta bintu bigomba gutinda nta bintu bigomba kubiha ibintu byose bigomba kuzira ku gihe sheri bari muteriza namuhaye komande mbere nibyo ntacyo hato okay uyu komande bwo singiye bishyiraho yego akompanyuma harya wambwiye ni ibirayi cyangwa ni igitoki ni ibirayi okay wabyibagiwe se ko nta kantu ntabwo niyo mpamvu wabyibagiwe ya ntabwo mba nabyibagiwe mba ngira ngo mvugane n'umukiriya kugira ngo ngende ndi tayari kubyo ndi gukora nk'ubu urusenda ngende ushyira ku ruhande kugira ngo urushaka rwishyire nibyo byiza ko nta no gushaka okay thank you welcome atuje siravuga n'icyongereza Jeri urukundo rwacu uba ubona tuzagera nka he rero sheri nakubeshye urukundo rwacu ukuntu mba ndutekereza cyangwa ndubona mba mbona nyine rukwiye kwisumburaho rukagera kure nyine tugatera indi ntambwe mu rukundo rwacu nanjye niko mbabibona ega sheri ku buryo twarakomeza bakagera no ku gihe cyo kubana kubana urumva njyewe ndagukunda cyane kandi buri munsi uko bwije uko bukeye mpora ngushimira umuntu uri we mu buzima bwanjye byari bigoye ukuntu nyine wamfashije umwaka wa nyuma wa kaminuza wari unaniye kuwishyurira urawishyura ntihake wasanga umuntu umeze nkawe byose ni uko ngukunda nanjye ndagukunda cyane ibyo ngibyo birengaho ukazajya unamenya ukanyishyurira inzu sitoke wihanganira ko nta kazi ndabona ndi umushomeri hano ikintu cyose nkubwiye ucyumva kabiri ibyo ni nk'itegeko nyine hari igihe mba numva nkurimo nk'ideni rikomeye cyane ariko ndagukunda ndetse ntuzi ukuntu uzaryishyura genda ntabwo uri mukuru ku buzima bwacu sharing soba kanza umiriza mwereke umirize kandi ndanze hari ikintu hanyuma oya se sheri ibintu byo guhumiriza nyine wowe humiriza urebe icyo ngiye kukwereka kandi umumirije nose ndareba ndakubwira nyine uhumure se sheri wabinyeretse nawe gutya si ubwamereza ukumbere urebe Sheri ngaho noneho rero niyo mareme kashika wahagurutse aho ngaho ni wajye haguruka hatagira umuntu ukubona
kashika wamba bari ugahaguruka. Oya sheri njye niko nabiteguye ko ariko biri Umva kugenda. ubwiza ibi bintu Pfukama njye nta kibazo ahubwo serious. Kashika wamba bari ugahaguruka ukicara ahangaha. Ibi bintu cyose biri muri gahunda. Gupfukama ntacyo bitwaye. Kashika wahagurutse haguruka kashika haguruka. Kashika wamba bari ugahaguruka ukava aho ngaho ari guhaguruka hasi uca mu ntebe. Yantaye nka data mbaba binigi ntugire bazi cyo kuyakomanira gacume karo niko kwa papa safa dutanga bajyane ku mpande zo misemo nawe umukobwa mama numva n'umuhungu mbaga kwataza kwa mbere gataza kwa urumve gaceceka aho ngaho senye urumve ndoro ufite hano we ni do bahaye ijambo ryo kuvuga hano kashika kuvuga buri iki kibazo urumva abantu utangiye kunteza oya n'abantu bari mu byumba bose kuza barakiye kwa bapigeze aho ngaho ninde uri kugutumira ngo uhamagara abantu hano ase sheri ni icyo utari proud yawe kashika wamba bari ugahaguruka hasi ukicara hano kandi utangiye kuneza utudusaza mbare kabiri utakiri hano ariko rero uyu ni umugisha n'ibigi hato dakareka mama tukaba ndashaka kumenya ikibazo n'iki gitumye hinduka gutyo wamba bari kukwikira ni iki twicaye tubiganira hato nkubure hano kashika nyine mva hato wavuye hano mva nkubwire nyine ariko se kashika fatu genda twumva ibyo yumbwira ikibazo nyine nagenda no sari muri gahunda zacu ariko se gutera ivi ko ashinze ivi rwose ni wagabanyije uwo munwa hay umvigiye kahereye gasaza kabi ariko se ibirori ubukwe ni ibirori hanyuma se yavuye hano ari mu bintu byacu gute hato wavuye hano ariko nukuri kwimana ariko uko ngenzi no kuvuga n'amazina y'inka nzavuga rwose Fatunja hari byakubuza kwemera niba uzanshaka cyangwa utazanshaka. Sheri wanjye wamba bareka ibi bintu tutari tubifite muri gahunda kuko tukabyihorera ndakwinginze. Sheri ikibazo ni iki? Sobanurira nyine ikibazo gituma utamera ko ngo propose hano. Nuse hari ubwo twe twabivuganye hari ubwo byo biri muri gahunda. Ni ngombwa ko biguteguza. Ni surprise nyine sibyo byiza. Kakanura. Oya reka nkugaruki ntabwo none se ari kwipendegeza ari gupfukama nta na gahunda mufitanye. Sadu watumiwe sinakubwiye ukava ahangaha kashika tukaganira ibyacu wari ko mbona amaso abaye nk'ay'umuturu rahira atu wasohotse ushinze ivi kuri bwereri agasaza tagasaza sohoka hano ugende koko se sasebye kivanga ako bundi kwihorera ikajye mu byago tugamuka ntabwo tuzwa munwa wowe nyine uzi ikintu ndi bukumarire iyi nkoko irye ntayo nkwishyuza rwose kuko ibyo ntawe bigusabye wowe genda bazivugana akereka ngenda ariko ntabwo nagenda ntarivuze kuko buriya hari umuntu ubu bita busyugu cyangwa umuntu umva se kashika ibi ni nko kugura atugira gushaka kumva ibigambo byawe ni nko kugufata nk'akabiye bagatsunika gutya ceri mbwira ikibazo n'iki reka ngiye nko amba wahe komeza mwana pfukama haze pfukama kora akazi umva nawe tega bayigushyiremo nibyo se sheri ibyo ni ibyo uri kuvuga guki tega bayigushyiremo ngo nde umwisende uyu nguyu numvishe nabi umwisende sorry uri kwivugisha ngo bashyiremo none sako wowe ugize amahirwe ubonye umusore kwandika impeta tega intoki bashyiremo sibyo tega reka nze mbagufata aho ngaho akantu iki se ko wagize amahane none uyu munsi hako ngende kukubwira ibintu bizima ari kukubwira ibintu by'ubwenge tega intoki hangaha mureke abikore neza nta soni uri kunkurana n'intoki ngo bashyiremo impeta se sheri hano se ko mbona inshyi zibuze ubuhuha no gushyiramo byadikanyije inkoko na wayini bimeze bite nyenye tana kuko bitwa
ako papa savanje akabwana k'uru rugo njye nari ndi kumugira inama y'ibintu bizima amubwira ati reba basigaye bataka abakobwa benshi k'abagabo babuze ati ubonye umuhungu ugukunda ufite n'impeta rero tega ikiganza n'intoki bayigushyiremo arangije abankubise urushyi none ubwo uri kumva narenga hanyuma se twabanaga ngo bizagende bite kwiki usiko mbere naringize ngo nibeshye ubana n'uriya se mbana na Atanazi nyine ntabwo tumaze iminsi tubana mu nzu kwiki mu nzu ari interiyeri se nose sheri mwabanaga nk'iki mu nzu imwe ni nini ariko se ntabwo mfitemo icyumba kimwe uravuze ngo mwararanaga wowe n'uyu hanyuma se wabaga uri kumbwira ngo icyo utari wazi uri kuvuga ngo bankiremo impeta none se mu cyumba kimwe umwe ku gitanda hejuru undi agasasa ahagana hasi se iki ntawe twajyanaga ariko rero njye ndabwire papa savanye nyine niba twabanaga ntabwo bivuze ko atarongorwa none se ubwo ari kubona njye Atanazi nzamurongora ubuse njye Atanazi nzamurongoresha mwabanaga se nyine ku gitanda kimwe akagira igihe ukagira se ukajya muri gimu byavuze ni ukuri pe njye twabana ako njye rwose njye na ubwo bushobozi ntabwo mfite bwo kujya ntaziteye mukagira sheri mu nzu nishyura stoke nguhahira ubana n'uyu nguyu nayo mu bisangira uravuze ngo nishyurira uyu nzu hanamuhahira bakajya no muri nuza muri gimu bagakora nuza gorora umugongo ko numva se maze kuza iwawe nka kabiri cyangwa gatatu ubu yabaga ari he nabaga mari uri he rimwe na rimwe nabaga nishe muri garde robe cyangwa muri garde none se wajya muri garde robe wowe iyo wajyagayo nta rusaku rwabagaho yes we uri muri garde robe akaba yumva ako niko yari yambwiye ngo njya muri garde robe sheri wowe ni wowe hari imiziki wajyaga wumva ese kumva ibyo byabo papa sava uyu mukobwa ureba buri kwezi mu amafaranga yo kwishyura inzu stock igakubita ikuzura nari namwemereye no kumuha amafaranga yo kuzajya gusura ababyeyi be ejo bundi n'umushoferi wanjye kugira ngo azamutware hejuru yibankorera nawe unyumvire nje hano gupropose nkabona arimo arabyigurutsa nkabona arareba hano afite ubwoba nkayoberwa ibyo ari byo njye nkagira ngo wenda nuko turi ntashaka kubibona wenda cyangwa se byari byananyobeye ese Atanazi we kubera icyo arimo ari uri kuvuga ngo shyiramo ako se njyewe reka nkubwire papa sava njyewe urabizi nabaga ndi kumwe na digidigi hariya muri kariya kagato kacu ndangije ndabona mbona ndi gukubitwa mbona nakazi ndi kubona ndavuga ati rero niba sasa yanyikundiye reka ngende njye guhungira ubushomeri kwa sasa none se ubwo uri kumva ayo mahirwe nari kuyitesha ntese nta gahunda wari ufite yo reka njyewe mu rugo njye nta gahunda y'urugo nari mfitanye nawe niwe wari wanabinsabye ngo arankunda ndavuga ngo ayo mahirwe ntabwo nayitesha yo kubona amafaranga y'umugabo w'umukire nk'uyu nguyu ndanasumva ukuntu uri kunyihakana ntese njye twakundanaga narakubwiye ko njye ngukunda si wowe wahora kuvuga ngo urankunda nangiza nkavuga ati nanjye nta kibazo uzajya unangurira n'imyenda ugire ibyo bindi ntabwo wumva se bizarangirira ntabyo byo kurangira ntabyo twigeze tuvugana njyewe karabaye iri se ishyano rivutse ino mwariye imitsi yanjye munarongoranira mu nzu nishyura ntabwo se ubundi umbeshya ngo urankunda ariko ngira ndagukunda umbeshya urankunda nose dukunda turi babiri ufite imitima ingahe ngo se ari kunyihakana hako rero ntabwo ndi kumwihakana papa sava ibyo bintu byose njyewe ntabwo twari twarabipanze njyewe niba yari kuvuga ngo agomba kuza ngo ngomba kujya iwe tukaba turi kumwe njye numvaga nta kibazo kirimo kandi nanjye ntabwo nigeze mwihomaho maze nawe ugabanya ayo magambo adafite na 10 reka nigendere wenda ndikinane cyane rero musigare neza nyine genda nta kibazo ariko nyine ugerageza utaha ahantu ushaka iyo utaha akantu
papa sava ibyo byose nakubwiye nta na kimwe mwishyuza yewe nibi ngibi twakoresheje hano mumbwire fagitire nishyure igihe nigendera ndumva nshaka kujya kuryama numva umutwe wanjye utameze neza reka nkubwire kashikari iyi ni nko gupfusha imbyeyi ntabwo nakwishyuza ibiryo uguye muri aya matsi ntugire impungenge yigendere agende genda uryame reka ngende ko ngumye hano nakora ikosa oya ntugakore ikosa kubera ko abandi barikosa ariko ntugire ikibazo kibi ukashwa ariko jyana iyi metero yane wayigurisha n'undi nawe ayifata ijyana abandi ayiyambike se ase papa sava reba uramwirukanye ukwezi kw'inzu kwashize ndamwirukanye ko avuze ati ngiye kuryama nakora ikosa haguma hagukubita ivide ntabwo se wari kumfasha urumva ufite urutwe rukomeye ku buryo rukubitamo ivide ntirusaduke rurakomeza urabona rusigaye ruruye ko none se uri kumbaza iki akumubaza abakobwa mwabaye iki kweri ko mwahindutse usiko wanga ufite umutima w'inturo uw'umuntu wakuvuyemo urisatura utubaye uwande hanyuma se inzu ndayishyura cyane yo guhaha igihe cyo guhaha cyari cyageze cyari none n'inzu epo wari kumenya ubwenge nyine muri ibi bihe bibi niba utabumenye nyine byihorere na Bibiliya iravuga iti urumva ibihembo by'ibyaha ni iki ntabwo wakuzuza ibihembo by'ibyaha ni iki wakuye Bibiliya aha ngaho urabona ni urupfu bakagushyira mu isanduku hake coco umuntu arakwitangiye yishyuye inzu akwishyuriye kaminuza aguha amafaranga asura iwanyu umutendetse y'indi gegera unagaburira kandi ukamubeshya yuko umukunda warangiza ngo ubaye uwande ngo kwezi ngo kw'inzu kwageze ngo guhaha ngo ujye wirye uwo mubiri simbona ubyibushye unakeye hato azana ko bitwara mukajya kubita ubanze wumva uhorewe ubu ngubu uri mu isanduku baraguherekeje imbere hari akana gafite umusaraba inyuma ahantu bari kuririmba ngo aheza mu ijuru ibihembo by'ibyaha urupfu karame patro gusubiza muri make ngaruke nsanga utakinyicariye muri sa haguruka senye